Ese kuboneza urubyaro bitera umubyibuho? Muri iki gihe leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo bashyize imbaraga zidasanzwe mu gukangurira abanyarwanda kuboneza urubyaro. Ariko nubwo iyo gahunda itaragerwaho neza, usanga hari bamwe mu bayitabira. Ikibazo kimwe mu byibazwaga n'ababoneza urubyaro ni kimwe mu byo babona nk'ingaruka zabyo, aho bamwe batubajije ku bijyanye no kubyibuha cyangwa kwiyongera ibiro mu gihe bakoresheje bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro. Reka tubibutse ko mu buryo bwo kuboneza urubyaro harimo uburyo gakondo buzwi nko kwiyakana. Tubibutse ko mu buryo bwo kuboneza urubyaro harimo uburyo bwo gutangira intanga nk'agakingirizo. Tubibutse ko mu buryo bwo kuboneza urubyaro harimo gukoresha ibinini. Tubibutse ko mu buryo bwo kuboneza urubyaro harimo gukoresha inshinge. Tubibutse ko bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro harimo gukoresha agapira ko mu kaboko cyangwa ko mu mura. Ubwo buryo bwose habamo gukoresha imisemburo n'ubutayikoresha. Mizero Media yaduteguriye iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe niba kuboneza urubyaro bitera kwiyongera kw'ibiro cyangwa se umubyibuho. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku kuri abantu benshi birengagiza, bityo turamenya icyo abahanga mu by'ubuvuzi babivugaho. Muri iki kiganiro kandi turamenya ibitera umubyibuho n'igihe bimara, bityo turamenya icyakorwa ndetse n'inama zigirwa abantu baboneza urubyaro. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku kuri abantu benshi birengagiza, aho tugiye kurebera hamwe niba kuboneza urubyaro bitera kwiyongera kw'ibiro cyangwa se umubyibuho, bityo turamenya icyo abahanga mu by'ubuvuzi babivugaho. Muri iki kiganiro kandi turamenya igitera umubyibuho n'igihe bimara, bityo turamenya icyakorwa ndetse n'inama zigirwa abantu baboneza urubyaro. Ikiganiro kirambuye ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro ku kuri abantu benshi birengagiza. Burya rurema afite uko yabigennye. Mbere yo gutekereza ku miti yo kuboneza urubyaro nk'intandaro yo kubyibuha, reka tubanze tumenye ko Imana yagennye ko iyo umugore ari mu myaka yo kuba yabyara n'ibiro nabyo byiyongera. Ngira ngo mujye mubona ukuntu umwana winjiye mu bwangavu ahita atangira kwiyongera ibiro vuba no gukura. Ibi ahanini biterwa n'imisemburo umubiri uba watangiye gukora. Nk'uko twabigarutseho ku ntangiriro z'iki kiganiro, mu buryo bwo kuboneza urubyaro hari ugukoresha imisemburo. Aho urahita wiyumvisha ko niba imisemburo ari itera abangavu kubyibuha,
nta kabuza igomba no gutera ibiro kwiyongera ku bantu bafata imiti yo kuboneza urubyaro igizwe nayo. Reka noneho turebe icyo abahanga mu buvuzi bo babivuzeho. Ubundi mu magambo yigwa mu mashuri theories, hagaragazwa ko umuntu ashobora kubyibushywa n'uburyo bwo kuboneza urubyaro bufite imisemburo gusa. Nyuma y'ibyo, abahanga bakoze ubushakashatsi bwinshi butandukanye ngo hasuzumwe koko niba uko bitekerezwa ariko bigenda, ariko nta mwanzuro n'umwe wigeze uboneka. Bamwe bemeje ko ubwo buryo hari aho babonye butera kubyibuha, abandi bavuga ko ntaho bihuriye. Ngayo nguko rero, natwe badusize mu rungabangabo. Reka noneho turebe igihe bimara. Nubwo abashakashatsi batemeje neza niba kuboneza urubyaro byongera umubyibuho, bamwe muri bo bemeza ko imisemburo yaba ari intandaro y'ibyo biro. Ikindi ni uko kubyibuha bitewe n'iyo misemburo kudahoraho, aho hagaragajwe ko bibaho cyane mu gihe umuntu agitangira kuyifata, umubiri utarayimenyera kandi ntibirenze amezi 6 utarayimenyera, ubundi ugasubira kuri taye nk'uko wari usanzwe umeze. Ubusanzwe uko umuntu agenda akura ni nako ibyo kurya akenera byongera, kandi ibyo ni ibisanzwe. Ariko hari igihe umuntu atamenya ko yongereye ingano y'ibiribwa cyangwa se akayongera agakabya. Ikindi kiri mu bishyirwa mu majwi ni uko uburyo bwo kuboneza urubyaro bukoresha imisemburo bwaba nyirabayazana yo kongerera umuntu ubushake bwo kurya apeti, kubera imisemburo bigatuma yiyongeraho ibiro. Niba uri guhura n'iki kibazo cy'umubyibuho udasanzwe kandi uri kuboneza urubyaro, nyamuneka isuzume niba ibyinjira bitarabaye byinshi, ubwo n'ibyo urya ku munsi cyangwa buri kanya. Reka noneho turebe umwanzuro n'inama ku bantu bakoresha cyangwa bifuza gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro. Nyuma yo kurebera hamwe uko byifashe ku mpande zitandukanye, reka dufate umwanzuro w'icyo gukora. Imiti yo kuboneza urubyaro akenshi ntitera umubyibuho. Hakekwa ko imisemburo ariyo yaba intandaro yo kongera ibiro. Niba ubona warahuye n'icyo kibazo, wakwegera ivuriro rikwegereye ukaganirizwa ku bundi buryo ndetse bakagufasha. Jya uzirikana ko nubwo waba uri kuboneza urubyaro, bidakuye ko n'izindi mpamvu zagutera umubyibuho. Isuzume neza niba nta yindi mpinduka yabaye mu mubiri wawe. Reka mbashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu. Uyu munsi twaganiriye ku mubyibuho uterwa no kuboneza urubyaro, bityo tumaze kurebera hamwe ukuri abantu benshi birengagiza, ndetse tumenya icyo abahanga mu by'ubuvuzi babivugaho. Muri iki kiganiro kandi tumaze kumenya igitera umubyibuho, igihe bimara, ndetse dutanze n'inama zigirwa abantu baboneza urubyaro. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo.
reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.